yararagiraga bahita bamurangira akazi ko kuza kujya mu mupaka. Nyese yambaye iniforume turi kuvuga barwana uko barwana bitandukanye no kwica umuntu uko turishimye turababaye twarakajwe nuko umuntu yifashe akatwicira umuntu atambaye iniforume ngo tumenye ko ari leta. Twamenya gute ko ari ubuyobozi bwamwishe cyangwa ari igisambo mugenzi we? Ni nayo mpamvu barwanye. Umuntu uraza nkawe wenda ni urugero si ufite telefone na kamera ari karita ufite nose nk'ubu umuntu yaguha interview abyiwe n'iki nimba utari na mayibo ariko ufite ikikuranga yaguha interview akavuga ati wenda ibyo ndi gukora ndi safe ntabwo umuntu wangirira nabi. Ariko urava hano hirya uparitse moto zana ibyo bintu ufite nabyigwa n'iki nimba utari igisambo nkanjye kuko kuva ino hakurya umeze nk'uvuye kwiba. Ubundi usanzwe umugabo wawe yarasanzwe akora akahe kazi? Yararagiraga bahita bamurangira akazi ko kuza kujya mu mupaka. nta n'imizigo aba afite ubundi ni umuntu tugiye dushakira inzira ubona akigera aho ngaho asanga uwo muntu ahahagaze afata inuza afata atihagarara ahita amufata abacokoze bamugida mukubita ingwara ngo ni igisambo gisanzwe amwishikana atereka abantu bigendere ati si cyo ndice ati ntabwo nguzi atafata akantu kaba afite mukata murasa mutimba hari hasi iyo usanga yambaye iniforume ntabwo baba bakiranye amagambo angana gucyo naba yirukanka. Arabavuga ko ngo yarari imbere y'abari bavuye gucyora nibyo tuba tuvuye gushaka imibereho. Ese yangaje gusama ndi waje gucyora nange uje kwiba ndi waje gucyora. Ese nta gucyora mu byita gushaka imibereho? None si gushaka imibereho iyo mvuye abana banje barajya ngana mituweli y'abana banje. Ese muzi ko gucyora bitemewe? Turabizi ariko rero tuzajya kwiba tuzajya gusambana tuzakora iki? None ndagira ngo tuganire mwe mu ngaruka zo gucyora ubundi muzi ko ingaruka zo kujya hariya muri Kongo mukazana ibintu bitemewe ari nk'izihe? Tuzi ko bitemewe babitwaka si bakanadufunga ariko si wemeye kwica umuturage ndetse birakwiye. Ubona ari akarengane wamugiriye? Ni akarengane bamuhoteye kubera ko gucyora nabyo ubwabyo ntabwo byemewe. umva ikintu cyo twakora ngo tumenye ko icyo twakwitwaza ngo tubonye umuyobozi iyo baza yambaye iniforume ni imvigoma nikoreye umuzigo sinzamubona ngo nanirwe kwirukanga nambite hasi ariko nabyanga ni uko bamvunga ko atishe umuturage. None se muzi ko mu nzego z'umutekano hari n'abakora nyine bambaye sivile nk'uko natwe twambaye? Ariko turabiza ko ntabwo ari byiza mwakara akazi ko kwica umuntu. Nyese yambaye iniforume turi kuburana. Hari abavuga yuko ngo bari banarwanye uko barwana bitandukanye no kwica umuntu uko turishimye turababaye. Twarakajwe nuko umuntu yifashe akatwicira umuntu atambaye iniforume ngo tumenye ko ari leta. Twamenya gute ko ari ubuyobozi bwamwishe cyangwa ari igisambo mugenzi we? Ni nayo mpamvu barwanye. Yaravuye gushaka ibirayi igisambo basa cyambaye imyenda isanzwe n'ibibote kiraza kiramurasa. Bari kubura kurwana gute? Wafata umuntu ufite imbunda ko ari nacyo yamushoboje. Ubundi niyo mwabibonye byatangiye? Ye ntabwo nabibonye bitangira ariko niba yamurasha atambaye iniforume birumvikana ko ari umuntu usanzwe. Niba ari leta bajye bambara iniforume nicyo zashyiriweho tumenye ko ari abayobozi tububahe. Niba dufata tubishyire hasi twumve ko ari abayobozi badufashe. Aravuga ko ngo yaravuye gushakisha imibereho. Ese gushakisha imibereho inama umushatse umuntu agiye muri Kongo ngo abana barye bakamufata bakamwica kandi badushishikariza kuva mu rugo tugakora. Ubwo uri kumva ibyo bintu ari byo? Ese babwira kujya gucyora? None tudacora niba nta yindi mikorere dufite. Ibyemewe se ikintu cyakoroshya nk'uko bareka abakongomani bakambuka bakaza ino bagatwara ibintu byabo bivuye no mu mahoro
bazareke n'abanyarwanda bazajya barajya muri Kongo bazane wenda ibintu bitakwica ubuzima bw'abanyarwanda ariko baborohereze kuzino. Rero kubera ko umuntu arajya muri Kongo agura n'urukweto rwo kwambuka bakarumwaka, niyo mpamvu abantu benshi baca mu mupaka ahantu hatemewe. Ikindi cya kabiri, uraza wambaye nkanjye, umuntu akaza wenda avuye muri Kongo ukamuhagarika ngo uzane ibyo bintu, nta karita ntaki nta myenda, umuntu nawe akigwana akara amafaranga y'uburyo agiye gupfa ubusa akarwana nawe. None se nta niforome nta karita ntaki, watandukanya umucoracora n'umusambo gute? Icyo nacyo ni ikindi kibazo. Ariko uyu muntu ndagira tubwire wabibonye byatangiye uti? Ubundi abo bambaye civile baturutse inopfo baza bari kwiruka ku bamama bari no kubakubita. Noneho abo bandi b'abahungu nabo baturuka ino hirya baraza bahurira hano, basa naho wenda bari babaporoteje. Rero basa naho batonganye, wa muhungu yari afite inkoni n'uwo wundi ntabwo njye nari nitayeho ku cyo yari afite, arayimukubita ashaka kumwambura ibyo bintu nawe ahita amurasa. Ariko muri makeya yaba uwo warashe yaba n'uwarashwe nawe wabatandukanyiriza kuko nta cyamutandukanyaga nawe. Bivuze ko warashwe nuko yari afite inkoni yayikubita wamurashe? Yego. Dusobanura uko byagenze ubundi, niba ukuntu intambara yatangiye kugera aho banarasana. Intambara uko yatangiye mubwiye yuko uwo mugida aturukaga ino hirya, ariko ntabwo ari kumwe n'abacoracora. Abacoracora baba bafatiye inopfo babazamura bari kubakubita inkoni, noneho bageze hano bahura na b'abahungu basa naho bagiye kubatabara. Rero bagwaniriye babandi babikoreye ibintu bahita bagwana n'uwo wari ufite imbunda. Mbese muri makeya icyabababaje nuko yamurashe yambaye civile cyangwa se nuko yamurashe atagomba kumurasa? Ubundi cyababaje abo bantu nuko basa naho bafashwe na bagenzi babo bambaye kimwe, nawe atandukanya ngo uyu muntu ni umuntu wa leta cyangwa ni umushumba, ni umwuzukuru. Muno habagamo abuzukuru benshi, habagamo n'abantu bigize abayobozi atari nk'abamotari, ukabona umumotari araje aparitse ngo zana ngo ibyo ufite. None se ubwo weho ari urugo ruhahira urundi? Nibavuga nimba buri wese ari ukwigwanaho, twese tujya twigwanira. None kwigwanaho umuntu uraza nkawe wenda ni urugero, si ufite telefone na kamera hari karita ufite. None se nk'ubu umuntu yaguha interview abyiwe n'iki nimba utari na mayibo, ariko ufite ikikuranga yaguha interview akavuga ati wenda ibyo ndi gukora ndi safe ntabwo umuntu wangirira nabi. Ariko urava hano hirya uparitse moto bazana ibyo bintu ufite, nabyigwa n'iki nimba utari igisambo nkanjye, kuko kuva ino hakurya umeze nk'uvuye kwiba. Aho kukiza leta nivuge nk'uko yahaye abakongomani liberite bakambutsa, nimba uguze igitoki ukakigeza muri Kongo nawe kikwatse, urava kugura ibirayi muri Kongo uze bakwakira mu mupaka, ugura amavuta uze bakwakira mu mupaka. None se ubwo iryo n'iterambere twavuga ngo ni ukwigira n'umurimo ushatse bakawuguhungabanyiriza, ubwo wavuga ko ari biki? Ahubwo twe mudukorera ubuvugizi nk'abantu bari mu karere ka Rubavu, tuzagira abuzukuru. Icyo ni kimwe, tugira abamotari biyise ko ari abantu bakorera leta, icyo ni icya kabiri, n'abanyonzi n'abandi. Ubwo rero twe dufite ihohoterwa mu by'ukuri, ahubwo leta nireba ukuntu mbere bacyambukira ku majeto bino bintu byabagaho, umuntu aragenda agera muri Kongo amahoro akagaruka ndi, ariko buno biragoye. Niyo mpamvu ari kuba izi risike zimeze gutya. Ariko namwe ngo mwariraye ngo musigaye mujyaho ngo abagiye ukava hano ukagigoma nk'aho ugiye mu Ruhengeri. Mwebwe ibyo bintu mu cyumba ajya muri salo, ibyo bintu umuntu ari byo kuva mu gihugu ujya mu kindi ukajya ukamera. Iyo ufite kasepejeri kawe uragenda ukajya muri Kongo, ikibazo ni ukugenda ukagura isukari ukayizana barayikwaka, ukagura ji ukayizana bakayikwaka. Kandi noneho n'ababikwakira mu mupaka ukabona umuntu akwatse ji ari umupolisi akanayinywa. None se kayinyweye ari we wayiguriye, kabatayivuze ati ngaho yinywe, arayikwatse arayifungwa arayinywe mu maso yawe, ejo kabiri gatatu bibaho cyane. Barayinyatse mfite mirinda ari icupa rimwe, umupolisi arayinyaka ayijugunya nka hariya, undi mupolisi ariyicaye arayifata arayinywa. Kuki batayimaye ngo nyinywe? Wayihaye ari njye uyiguze. Uguze makaroni urabwira uti noneho ntabwo ngiye kuzicuruza, naka makaroni kamwe basi kankavunagure ngiye nkatwara. Baranze baragatwaye bose si bajaga kukarya, none bagashiragahe. Warashwe nge simuzi isura, gusa numvisha ngo no muri Nyabihu. Ntabwo bakagonze kubona umuntu uvuye hari hakurya ngo bashoke bamurashe.
kandi kumurasa niba aguhamagaje akavuga ati ngwino hano akabona kandi twese turi kimwe twambaye kimwe ndaho turatandukanyiriza wenda ntago nakemera nzi yuko ugiye kunguraho umugati gwanje kandi gukuyiraho kujya kugeza hano ntago nabikwemerera wenda naje twasiganamo gati ariko wenda ubashe kunyereka ngikarita y'akazi kawe nayubahiriza ngaba namanika n'amaboko cyangwa napfukama ukabaho nabiguhereza cyangwa ukamvunga ariko wenda n'ejo ngazabona ukuntu nzashakira abana banje imibereho. Murabona ikibazo cya mituweli cyabaye ikibazo ubu gusanga n'umuntu ukondesheje udafite n'ahaba bamushize ku 20 cyangwa se 8,000 none wakambuka hakujya wenda kuje kurabura abona gurishura ukagaruka bari kukurasa ubwo uje kwiba rero cyangwa utobora inzara cyangwa umwuzukuru ushamuzi telefone cyangwa iradiyo cyabagari ikibazo ubwo iyo bigenze gucanye ikintu cyo nabandi gusaba ura muntu nagaba yamurashe kuranga mwica umunyamurasi yarahajyanye ko n'ubwongo bwatoze mwabubonye biranaga bari bamurashe hehe wamugana nje ndumva ngo bamurashe banyujije hano ngo ringuka mu mutwe ubunyajyanye ara n'ubwongo buri kugaragara hariya ndabikaga mwabibonye n'amaraso hari mwabonye yaragaramye ubwo ronge icyifuzo cyanye ndago yakabaye yamurashe wenda yari kumurasa n'akaboko cyakaguru akamukomunetsa wenda ndazasubirira hakujya ariko iki gushira mu ciciro ndagari byiza kirabari kibazo batumara ariko namwe muzi ko kujya bitemewe ngo yarwanyije umuntu ufite imbunda aho urwanya umuntu ufite imbunda ukumva ko biragenda gusa umugwanya nago yarazi kayifite kandi turasa utanyeretse ikarita yawe y'akazi mvuye hakugiriya wenda narayeyo nijoro ngabangije hano saa 2 za mu gitondo ndago nakemera ko nguraho imari yanje kandi nze ko umugore wanye ngiye kumureza iposho ntago nabyemera wangubita cyase nyega wo kubita bikagira inzira ubwo wenda niba yitabaye kuri akaba yayimukubise ubwo nda yari yazica yarico ubwo wenda nawe yakuye yari yitabara aramurasa ariko ngo abantu bahangaha nta kindi kintu mwakora uretse kujya kuzana izo mari hariya muri Kongo oya cyano ndakira ikintu ndakandi kazi dufite nuko wakora kuko uranyonga wagera saa 11 ngo baragufasha igare bakaba barijyanye urange ndi umunyonze njyanje riri hano ubwo nyonze rero kugeza saa 11 wenda nibwo ugiye kubona uduceri cyangwa uno munsi ndago wakoze wenda urakora nimugoroba kugeza saa 11 bakagufata bagari ikibazo iyo kibaye ikibazo rero avuga ati none ko ndashe ndagiceri ubwo ndaye mu mupaka wenda ngagira ico nzana wenda sinajya kwa kukizana rero wagira hano nawe ukabucakiranye nabo reba hano mwacakirana ngo mwasigana umwe yabura kwihangana agakubituna kuvuga ngo rero ikibuga cyaranyereye imirimo yose yaranze ahangaha hasigaye kujya Kongo ngende kubona ikibuga gisa n'icanyereye uko impamvu cyawe gisa n'icanyereye ndago wazukura umumotari no parika hano baba bakwandikiye 25 umuntu kutegereje umugenzi waturuka hano utazi n'umuntu yikwandikiye wari wabasa nawe asa nanje ngabona aramvotoye naje kubona ngabona message mu rugo bayishizeho nabandi umunyonze tugomba kunyonga saa 11 ube wavuye muno ubwo nabona ya saa 11 wenda nje bakwa ndakoze guno munsi kandi nimugoroba wenda ariho ngiye gukora bakaba baranyirukanye ntava muri ndago baraburara mfite nabana ngo bishoboke runaka namba magara tujyane kwa runaka tuzana ico turabona najayo none kugira ngo icyo kintu kiveho mu na leta yakora iki icyo kintu kugira kiveho wenda bashobora kundu batugabanyeza ku bihano kubatwara mu muhanda cyangwa se n'abadatwara mu muhanda bikorera baje mu mipaka wenda nawo kare ukundu wenda babahindura niba wenda unavuye mu mukoza uzanye iyo boro yawe uyizanye niba uhuye na uno musirikare cyangwa umupolisi kavuga ati bishire hasi utawuje mu rugo cyangwa se tukujyane n'inyabishongo undi ejo ndozasubira cyangwa se niba akugera kwica akaba yakuremeza n'akaboko cy'akaguru base ejo ndozasubireyo wenda akakuruma none mu gihe wamurwanyije kumugwanya nyine kuko utabizi azana kurasa cyangwa se wowe murasa mugendana n'utubunasa kubyo namwe wenda tuzigendana wenda nyine kuko atakuzi ushobora kukurasa ashobora kukurasa cyangwa se ukamukubita niyo ngo ni ahantu agahitago kunda guhumuza ubuzingo ni wabuze ukuntu abantu babaye benshi none mu rwego rwo kwirinda ko wamwambura ubuzima bw'aza ita nyine yirwana nk'uko yabigeje je mu rwego rwo kwirinda ko ndi kubibona yakabonye turutse hariya akambara teni cyangwa se niba atanayambaye yakabonye turutse hariya nibavuze titura hasi ugahita uzamura yondi kimuranga ukakimwereka wenda agashira hasi akamanika amaboko ukamukorera ico ramukorera ariko nawe katuganire uko abacyora bagenda wajya kumwereka ibyangombwa
oya wabimwereka ese mushobora si umuntu umweretse ikarita yawe ukamwereka akazi kawe wenda akakugwanya wayimweretse wemerewe kumurasa nda n'icyo umuntu yavuga wamurasa ariko wenda wese uyizamura akabibona nawe agomba kuwucisha make ukamukorera icyo ushaka niba wamufunga ukamufunga. Yambabaje kubona kabisa uriya muntu yica mugenzi we bose bambaye imyenda isa, yakagombaga kumwereka ikimenyetso yuko kari umupolisi akabona kumwica wenda yamaze kumwereka akamutungira mu itegeko aho kuriya. ariko kuba icyo muri kugiraho cyane ari uko yari atambaye imyenda ya gipolisi, ubundi gucora byo biremewe? Gucora ntabwo byemewe, ariko nyine nose umuntu azapfa niko bitema umuntu azapfa n'inzara. Agira umuntu yibe yajya hariya bakamufata ariko atagiye kwiba, kuko hari ahantu hagaburira abantu benshi cyane, hari ahantu hagaburira abantu benshi cyane kabisa. Ni ukuvuga ati ntabwo umuntu yajya kwiba afite agashoro ke arungukamo senkisi, nuko ukagenda akareba karavanamo amafaranga y'ibirayi by'abana. Gusa kuvuga uriya mujene kabisa bamuhutiye cyane, niyo murasa n'amaguru wenda hari akavuga ati amarusha ukuguru tukabona ari muzima. Uriya mujene ndamuzi tu. Ni uwa hehe? Amwita Kadogo, yavutse 2006. Ni uwa hehe? Ngewe muzi Rubavu kari wakorera iwabo ntabwo mazi ngewe. Yitwa gande? Ubusanzwe nyine ni umugidi niko kazi ke. Yitwa nde? Bamwita Kadogo. None kuba uyu muvandimwe wanyu ngo mubivuga yarashwe ariko ngo yabanje no kurwanya uwamurashe, byo mubivuga hiye? Niyo kumugwanya na amakosa, ako nyine amakosa nawe nafite amakosa uriya muntu ko atarambaye imyenda ya teni. Yambara teni nta kibazo, yakumanika no kuvuga ati nayamanitse. Kuriya kuvuga ati ramfunga abwira icyo ramfunga. Naho kuriya yabonye bose bambaye imyenda isa, aravuga ati uyu muntu ashobora kuba nari igisambo. Kuba nari igisambo. Umuntu yambaye bote, yambaye n'ikoti. Umuntu nta kintu afite kimuranga. Uwo ngo nawe agiye gufata yambaye bote, avuga ati uyu mugenzi washaka kunyambura, ushaka kunkadira ngo nyambure. Nawe kuvuga ati rero akubwira ati ahubwo nyambure turagwana. Bagwanye rero nawe no guhita murasa. Nosi zaduyi zituruka muri Kongo nazo zizatambaye kure zikaduhotera. Bari kimwe. Ariko umusirikare w'u Rwanda wacu tumubonye tuvuga ati umusirikare wacu w'u Rwanda, tukavuga ati amako yashira hejuru kana mwubaha. Gusa ubu ngubu bayibaga mudugudu aje gufata, bakari mudugudu aje gufata. Mudugudu ari mudugudu aje gufata. Wamenya kana ari mudugudu. Aho kugira ngo ufate umuntu mwice. Wica umuntu ubonye umuntu mwambaye ibisakimye, yambaye bote, yambaye ikoti. Mbese nawe yambaye nkawe. Kure yavuga ati ni umwusuku n'atamwusuku n'umujuru uje kunyambura. Yambaye uniform, bajyambara uniform. Turubaha cyane turubaha cyane kabisa, tubaboye tunikoreye turazi tukirukanga kabisa. Naho kuri kwambara sivile kabisa, kwambara sivile biriya bintu kabisa ntabwo ari byo. Twebwe uvugizi dushaka nimba baje gufata hano bagiye baraza bambaye iteni cyangwa bagire ikibaranga tukimenye. Uri kubyumva bagomba kuza bambaye teni reka kwirana igisambo. Umuntu araza kugufata yambaye bote, yambaye ibyenda utamenye ibyo ari byo kuko utarwana nawe. Ushobora kurwana nawe kugira wenda urukura muri byawe kugira atabitwara. Kumbe ni umuyobozi gute babazana kuriya umukuru w'igihugu aravuze uwari we wese uje gufata umuntu ageraza yambaye iteni ikintu kimuranga. Iriya myenda bayibahereye kugira ngo tububahe. Igihe atambaye uriya mwenda ntiwamwubaha. Uri kubyumva? Ariko kubona gufata umuntu nk'umwana ungana nka kuriya ukamwica situzi cyazabe ejo bundi ashobora kuza hano kubera inzara, ariko ejo bundi akazagera hagera. Ariko umuntu nka uriya kuza nka kuriya yambaye imyenda utamenya nimba yayiguriye he, ntiwamenya ibiboti biki wagira ni n'umushumba. Yarameze ibiboti azaga yambaye ibiboti ibyenda utamenya ibyo ari byo, akaza umuntu nka uri umuhereza imbunda nka gute. Ariko ko byababaje cyane, bigomba kutubabaza. Uriya ni umwana mutoya ntabwo twe tuzi icyo azaba. kugira ngo Ngamurase yaje amaje kuza kigera ahangaha, umwana umva araza aramufata bisanzwe, amufashe aramurwanya. Amaje kumurwanya umwana nyine koko yari ari kubona ko ari igisambo. Uri kubyumva azi ko agiye kugira utagiye kumwaka ibintu bye. Umwana amweretse pistole amanika amaboko. Mu kumanika amaboko umugabo yarenza ahitagira ute ahita yica uriya mwana. Wamubonye amanika amaboko? Yamanitse baranamurasa. Uri kubyumva ahubwo bari yabo babaje n'ibisambu utamenya ibyo ari byo, barabanatwaka n'ibintu tukabibafatana babyambaye. Uri kubyumva yamara kugufatira ibintu ukazabona ejo arabyambaye atakoze.
n'ibyo kintu ni ubuvugizi dushaka. Nimba turi hano ku mupaka twegere umupaka nta kindi kintu twakora. Nyiri kubyumva nta n'ikindi kidutunze nimba ngihera nkazana amarongo nta kibazo. Ariko ntabwo mwakwishimira yuko umuntu yaza mu muhanda akirirwa yiba agira ute batega abantu bagira ute. Wese ntabwo bikwiye ko umuntu uvanye ibintu hariya yanyura kuri Rwanda Revenue n'ubundi agasora akabyishyura akazana mu mahoro. Ubwo bushobozi bose ntago twese tubufite. Uri kubyumva ubwo bushobozi twese ntago tubufite. Ubushobozi bwo kuba wajya kwishura wajya kugira ute ariko nubwo tuba duca mu nzira zitemewe abakagombye kudufata bambaye imyenda tukabamenya tukamenya ko iyo yambaye umwenda urahagarara ukamwubahira umwenda we nkuko bawumwambitse. None se ngo yarenga ibi ngibi bitarakemuka ibyo kuba uwo mwavuga ngo twe turajya kwishyura kandi nabo bakabavuga bati ntabwo tuzabemerera ko muzana ibyo bintu mu buryo butemewe muzakora iki? Twebwe ikintu dushaka nta kwiyahura kuko ugenda uzi ko ugiye gushakira abana ibirayi ntabwo uzi ko ugiye kwiyahura ntabwo dushoboye no kwiba. Twebwe ubusabe turi gushaka bajye baraza bambaye tubabone cyangwa niba batabambitse nera myenda babahereze tumenye ngo umuntu n'inkera gutabara iyo yonyine igufasha yambaye uriya mwenda urayubaha ukayiha ibintu ukataha. None umuntu araza ameze ute nk'igisambo gute atambaye umwenda. None se mbona bamurasiye ahantu hameze nk'aho ari mu rugo yari yirutse. Ahubwo nanjye aricyo dushaka kugira tubabaze ko yaramuhunze yanamuhunze yaje amurasira mu rugo ntihamurasiye mu mupaka. Metero z'umupaka aho umupaka uri naho bamwiciye ni ndende cyane. Uri kubyumva ashobora kuba atari we ashobora kuba yaje no kuza gusura mugenzi we cyangwa ahunze igisambo. Rega ni igisambo kirani twe niko twakisa kirani igisambo kinakomeye ahubwo wasanga ari byari byitwaza intwaro tutaza ahubwo bagende bamutunekere neza tubimenye. Ni igiti kimuranga nta kintu kimuranga gifite ashobora kuba ari n'umwazare ntabwo duturiye umupaka. Inzego z'umutekano zafashe uwo muntu warashe ibyo ntago tubizi nimba zamufasha ntago tubizi. Twebwe mugomba ko mwari muhari uwo muntu wamurashe yanyuze wamenya se yanyuze inyeshamba wamenya ari ibiki. Rega ni inyeshamba nta kintu yambaye wamenya se yanyuze he. Rwanda se ari inyeshamba zishobora no gutambuka kubera ko nana ni mu mupaka ahubwo bamufata cyane banatubwira ko ari umusirikare batubimenye neza niko bimeze. Gushaka kugira ngo mumenye ko hari urwego arimo ashinzwe mu gihugu anambere ni uniforme ko se mama murashaka kugira ngo mukomeze mucyore mukore ubucuruzi butemewe n'amategeko murashaka iki bundi muri rusange ngo dushaka iki twe mudufashije twabuvamo bivuze ngo mubijyamo none si wakunda ibintu byo kugukorera ibintu bya gutya ntabwo waba ufite akazi ukora kameze neza ubura kuticara iwawe cyangwa ujya gucuruza nk'abandi. Uracuruza ibasari iyo ushoboye barayimena. Uracuruza ibasari iyo ushoboye bayimene. N'igihe ugiye mu mupaka biba ikibazo. Iyo ushyira imbabura mu muhanda baraza bamena ibyo uri gucuruza. Wa mugani ni ikibazo. Ikibazo noneho gikomeye ni uburyo wa mugani yaje agatwara ibintu atambaye uniforme. Akarasa umuntu. Kandi wa mugani nanjye baherutse kumfatira ibintu bashaka kubinyuza icyo nakoze narabakurikiye paka ku kagari nabo ubwabo bahita biruka. Ikigaragara ko nabo bafite ikibazo. Ababikwaze barirutse bageze ku kagari bahita baca inyuma baragenda nabo ni ibisambo bajye bambara fomo tumenye ngo bambaye fomo. None mama kuki mushaka kubategeka uko bakora akazi? None se kuki nabo bashaka kutwishamo nk'ibisambo? Nukuvuga ngo harimo n'ibisambo biza n'ibisambo. Wamugani se nimba umupolisi ashobora kuza ari umupolisi wemewe cyangwa umusirikare wemewe akaza yambaye nkuko nanjye nambaye n'ibisambo bikaba bikiyitirira izo nzego si ikibazo. Nicyo kibazo gihari kabisa twe ubuvugizi mwadukorera ahubwo nibajye baza bambaye iyo uniforme umuntu abubahire fomo babahaye cyangwa babanze bahige n'ibyo bisambo biyitirira ubundi bajye baza n'ubundi babafate kuko byo ntibazabarika kubihiga si byo bibazo. Ikihari cyo nibajye bambara fomo umuntu amenye ngo ahuye n'umuyobozi runaka ashyira ibintu hasi azi ngo abishyiriye hasi umuyobozi. Nose uruntu ruraza rwambaye nkanjye warugiye kundasa nanjye mfite imbaraga twahangana. Bahangana n'imbunda. Imbunda si wamenya ngo yayikuye ko n'ibisambo bizigira. Ubu nawe wahangana wasanga ari bya bisambo biva muri Kongo bifite imbunda.
nose ko yambaye bisanzwe urambwiye ngo uriya mwana azize iki ko atarashwe n'umupolisi naraswe n'umusirikare ntanaraswe n'inkeragutabara ubu wiyemeje nawe kuba wahangana nawe mu gihe baje kukwaka ibyago atambaye mu mbaraga zanjye nkeya twahangana akanyica nzi ngo nishwe n'igisambo ariko tugahangana ko nyirizina nta mwambaro afite ngo ntabwo uriya nta bintu yari yambukije nta n'ikintu yari afite nta bintu yari yambukije kandi uwamurashe ntiyari yambaye noneho we yakuye ikintu gutya niba yagikuye mu mufuka niba yagikuye hehe icyo yamurashishije si imbunda y'inyobozi byibuze ngo tuyibone ngo ni imbunda y'inyobozi umuntu abe yanamubona nta pistolet yakuyemo hano aramurasa yari kubwirwa n'iki ari inzego z'umutekano nta kintu cyari gutuma bimenya kuko yari yambaye nk'imbobo nawe cyangwa umushumba noneho afata pistolet aba ari yakoresha ntabwo yakoresheje imbunda ngo afite imbunda ngo anamwubaka avuga ngo uyu ni umuyobozi nta kintu cyamurangaga ko ari umuyobozi ariko nubwo muvuga ngo ntacyo yambukije biravugwa ko ngo ashobora kuba ari we wacungiraga abafite baramubeshyera bari barimo barakubita abo babonye bose twari turi gutambuka turi mu muhanda bari gukubita abo babonye bose wari uhibereye yego biba wabyiboneye yego byagenze abavuga ko ngo yamurashe ngo ananitse amaboko nawe wabibonye ko yego yaramanitse amaboko gutya ariko umukubita amanika amaboko gutya arakomeza aranamukurikira aramurasa tubwira uko byatangiye ubundi twebwe twabibonye abantu barimo bariruka hashize akanya tubona hano bakase tubona uriya muhungu amanitse amaboko gutya arangije ahita amurasa ahita agwa hariya kandi bivuga ko barwanye ntabwo bigeze barwana uriya muhungu ntabwo ageze ahangana nawe ko bavuga ko yari afite inkoni yari afite n'iy'abashumba isanzwe nk'uko nawe wayigendana ntabwo ari inkoni yo kurwanya abantu none se n'umushumba akora iki ku byagendaga ayimukubise wasanga ari n'umushumba ayimukubise yayimukubita kubera ko nawe yari amwatatse kandi atamuzi amwataka atazi impamvu amwatatse ntabwo ari umucoracora ngo hari ibintu yari afite nta bintu yari afite yaba yaragize ikintu yari afite byibuze yari kuvuga ati yari umucoracora nari kumwirukaho ko nta kintu yari afite yamurasiye nta kintu uriya mwana yarenganye uriya muntu wamurashe ntabwo tuzi ngo ni igiki wasanga ari n'igisambo bamushakira ubutabera biriya ntabwo ari nibyo byabaye mu masaha ya saa moya ashyira saa mbiri aho abapolisi bari bari mu kazi ka kurwanya ubucuruzi bwambukiranya imipaka butemewe hanyuma rero abantu baza kurwanya abashinzwe umutekano umwe muri bo araraswa abandi barafatwa hanyuma biravuga ko uwamurashe ngo yari yambaye civile se nibyo cyangwa ubundi byagenze bite oya ntabwo ari byo ntabwo yari yambaye civile nababwiye ko abapolisi bari bari mu kazi kabo ko kurwanya ubucuruzi butembewe bwa magendu bwambukiranya imipaka hanyuma rero baza kurwanya inzego z'umutekano umwe muri bo araraswa abafashwe bose bafungiye kuri sitasiyo ya Gisenyi umurambo nawe ukaba wajyanywe ku bitaro bya Gisenyi abafashwe bagera muri 4 bafatanywe biki bafatanywe ibicuruzwa bitandukanye bari bambukije mu buryo butemerewe y'amategeko bakwiye kujya banyura ku mipaka yemewe ikindi kandi bakirinda kurwanya inzego z'umutekano mu rwego rwo kugira ngo habe gukomeza kubungabunga umutekano w'abaturarwanda by'umwihariko hano mu turere duhana imipaka n'ibihugu by'abaturanyi.